God have mercy upon us. aho naburiye nimba kushiguru nakubaye sha nakubiginyura agusiga hano higendera tugenda nyine tugenda ndakayira kajyako Gisazara hari nabikubwiye none sinari warurufi bam usi tugenda turabatiranye kandi nkinze n'ugungi nasanga barumaze kandi ukumva wasanga insazi radio yanje bayiye woruri inyuma yo wayigura atugenda uri mu bitero natanga huze yagira n'igikuku ukuru kandi ubonye wangari mu kukuru abagari mutanga huze ndari kukuru kugenda gaye nabyari nibitaga ngo ni bitugari hari kitana buranye ureho damuzi niba ushaka kugira ngo tugere uraza urwuzi wagana amafaranga kugira bara naho namugabo shikamushaka bakamubonye ntabwo yakira icyo benshi nakatwigire usina mubona hehera ariko ntabwo kugera ni kudanka danka namubona dagasoma umva dagasikura ntaguransom cyariragiye nta umwana utageza ku myaka 18 ntayemerewe kunywa inzoga ransomna nta bindi kigeze rakayira kajya kubera ntikazakibangane bije komereza nkinye nje nakubwenge iyo mishinyigo utajura yingezaho yes ngo nkinye usubwo wamenya uvuze iki si ubyo urukurinda sinshizemo DJ nyine kugira bijane ibinyabazungu nje ntago njyaga ndabimenya naho kugira ngo uzane ibyo bintu nje nakujiginyura agusiga hano higendera tugenda nyine tugenda ndakayira kajya ko aho kaza Habu neme no kwimara ufaranga mugamazi nyaka 12 zose tose kiba muri hitire nisha ingo ariko si ko bachi bihemu ashika hagaha umva ambo kwaji je aha ziko achagamo ese kunguye Uzi nacyo sana tuga amafaranga. Tiye kugitagira hangaha. Kandi kibona paka yeba kibona. Uzi na kaza nkwerekesha. Uzi umuntu ashobora kubuserana. Umuntu arusera. Ndagishaka tayibona. Ayimeye. Ariko sha ayo kama na yaje
Yebe ngo ni ibikira. Nakiza. Kugunje gwacura tunarufubu. Rafubu sema amafaranga ndayakuye. Naganje. Ntago Gende ni. Ndubukiza. N'umucuruzi aranje. Ubu gwanje yarubitse kera. Kuko aziko no kwikopesha n'umunyu njagayo n'igikukuru. Njagayo abyabintu N'isabune ndabizi. ari ndagiye. Ndakayira kajya kobe ikaza kibangana. Nababonye mubangu. Wabesha bese uyu munsi naguranye. Kananyesha. Uyu munsi wayama. Acha bana we. Narimwe. Nakayira kajya kubena. Nikazachi bangane. Kaziya ziyazi. Ziya. Kaziya. Ariko babana. Nuko mujyanye kandi ko ana nakweme. Muhuza muri butiki. Baravuze ngo hangwa n'ibintu. Nako ufite mikeye. Umwana ufite imyaka 18. Utari wafata imana ngo. Utari wafata imana ngo. Utari wafata indangano. Agakwiye kuwindoza. Orero Kwamanje kanze gataha. ari ndagenda kugurira ntuzi. Ariko tuwaje hore n'amaso yawe kandi ndagira kabera gwera Ufite imbaraga haguruka tukamuhaguruka kandi ndagira kabera gwera haguruka tukamuhaguruka hanagura ikonji iki cyane ni kizima iki cyane wambwe barampiritse urukundo ngo wegure urukone nta mbaraga afite yego iki kivuye hejuru nta mbaraga gifite mugiye cyangwa kivana mu ijuru urebye umugeri cyehutse mu gatuza mugiye hehe tujanye ukuru kana hano sha mugiye ukuru bijuru harindagire bazaniriza kagati biratagati ingurube ziri agatuza kanje yaragiye kukamena ngo none wegure ni hasandaje wambwa ni hasandaje kandi uri umusore harindagire kabwera bwera twigendere twere tugiye reka zihambire neza duhangane urukumva duhangane fasha amafaranga nje kari he wa musenzi harindagire byose kumpiritse kumwishi kuko ntungi ukamwisha kumwishi ariko sha bazi mwene bijibandura ho muzi sha amafaranga ubusa hari amakosa kuri bahuranje weho wewe amafaranga uri gusaba gafite ibibazo amafaranga ariko sha bura imana bije imana nakana kuri imana bikomereza umugeri nkubise mu gatuza kora ukamenya ubugunge bwajeneye n'abanyirumweye ugunge ntawe ukiri umwe rero mereza amafaranga ganje naje nyishura ukungwishije hasi ubu cyo ushese ndakwambiye njewe nanjye ndakwambuye reka twebwe tukigendera iyo tugiye amafaranga kabwe kandi uzi umugeri wagisaza cyane ugiye mu gatuza ngo ngwicyo oya ngo nagende agenda nyine ubwo nyambuye umva izo yaranyishura nura zinyishura ubonye umugeri nkubise hano ariko sha isumuje mugiye he mujyanye he yo gukuru akora araje agira ngo tuburetse mureke ukuntu nkubise urukumva ngo ni murekure sha araje itagira ngo agaca ushaka n'umuhinda kumva ndakujana wowe wigwishi ukunje ugiye gufata utarunyweye yafase ubundi rero kugera amahoro gufata utanyweye gwagunje usubugo hano nagaye neze nkonisha ariko sha wene kwije umuntu wacana cyangwa ubundi wowe amafaranga wangujije kagiye muri hitere so uko byibuka cagiye muri hitere ni mu bihumbi zero none
tugeze mu bihumbi makumyabiri nawe Haje muri hitire ni amafaranga yanje wagenda we byari ibya kera ari byakera byari ibya kera ntabwo ari ibyuma urukumva ariko sha iswa ranzira uranzi neza sha uranzi wasi nakumenya ngo mari ni kwani nkene ukumenya wowe twari tukorana muri hitire ubu ni ntoteze igitero kanyima najya gushaka agusha amafaranga 50 nta nubwo akize n'umubare ntabwo ibi bintu bihetse n'umutare 500 ushaka 500 none ahuguje gake ari wowe umva umubyeyi wahemukiye benshi asa nk'ubye uri muzi umva rero macupa sha twihanganirane umva ntago kuko nje ntawandenza umutwe sha naje mubyimbaraga mbe ndisengera ariko umbarira nk'ubyeyi rero bihemu wagahemukira impyisi wagahemukira n'aba umugore bamufite kuyapfuye muri 97 so mwishe none utangiye kuza ngo uje konyishuza nge kwishuza bihemu jewe ariko sha buriya amafaranga yari guharagenda ugarikuda hasi urangwa nje nabwirirwa none ngo nashaka kunyishu tudebere umuntu ari yipangiye gahunda izi agiye kwinywera kumwe agiye muzira huye n'ibibazo ubu nje nangaye 50 ubu ngubu nyawo se haranyishu nkani sibi kibo kizindira karindagira nayapanze ubujyero fasha mpere karindagira kagera bwera urugufashe n'ukuntu yaranyishe neza inkoni yanjye mwa tubonye hanze mpereze neza inkoni yanjye musaza neza inkoni yanjye rero mpereze inkoni yanjye ikibazo ko gisa n'icyategeko ndetse kukubwira aho se bahora zibona twaca ntareze wa musaza neza inkoni yanjye uko ntangira umwana wa musaza ntabwo uri kumva wamuhereza umva njye macupa twakoranye neza muri hitireni dutandukana amahoro ameze neza wacana uri kumva wamuhereza kandi nakwirindagiza nawe wacana ubundi kuzinga muze wamuhereza wacana w'inkoni n'ingo itaye hasi ari wewe ariko se wacana wamuhereza ntabwo uri kumva iyi nkoni utayikora kandi nanjye ntandayikora ayitoragure nuko ntabwo yishije nta kibazo rero ariko hano n'ubundi uranyishyura none se nagenda utanyishyura ariko sha uranzi wewe uranzi ariko sha umva ndamanje utaje sha ntabwo uzi ko ari njye wari haduye umuntu uza hajya bamwitaga ngo ukisha bamwitaga ngo iki nta wize imigerese yarize ariko sha warize sha nari haduye muri hitireni oya nijye wari uyoboye abasirikari benshi wamugabo macu njye ntumpangare umva kuko nijye nari ndi haduye uwa mbere nari nyoboye igisirikare igisirikare cy'umuhobobo urukumva nuko nyine none se ubundi naragiye ndagenda umva nanjye busororo narahageze niko hayobora sha twateye haca bwana we ntabwo wowe wandeza amazi narimwe urukumva uba nkubwira tubyoroshye ushaka hirya uranshaka mazi utanze uwo ni wowe uranze njye nakwiyahura nk'ubundi ukananyica urukumva abantu bise n'ubundi nibyo marere nkubwira rero bihemu rero urangije cyane nturanyishura njye ntabwo ndakwishura ariko wishura gute niba hari amafaranga wampaye unyishyuza ariko shaka abamwanyirishaga ibyo ni ibiki nyishura je nta mwishura urukumva nyana amafaranga twe tugiye kumuvunja karinda kandi urenzana kwica ariko sibonga no mwana urukumoza murakuziye umwana wawe muri bene sibayiro abashambira kumwe wacana nawe murakuye byakunkoni rero ndakuza ariko ariko sha ndakuza cyanga nkuniga aho naburiye ngaho kuninira urugo naho ngubu nayibonye shaka ko nkuniga wande wamugabo wande kuza mbore umahurira ndakuza umva nkubwire rero wenda kunyisha amafaranga yanjye ntago nguha ndakuza urayasha ntabwo urayama ntayo nguha urukundo
umuntu utamwishe wahaguruka kuko ufite imbaraga uru rucucura ariko warucucuwe ariko n'umuhini haha n'umuhini ndakujana ntabwo ndemeze urayamusha ntabwo urajyama niyo nkoni nyigufa ariko ubundi wandekuye ariko urebe ukuntu muri uyu mwanya uri kumvunagura cyangwa nanjye njye umva oyambwira ishuri njye ntabwo nkwishyura nushaka unyice nushaka unyice umwana wanjye niba uzamurera nushaka unyice urwasi rwana ndakubwira urukumva nushaka unyice ariko wagira aho naburiye nimba kushira nakubonye sha cyane bamushaka byari cyane by'ubutane byo n'ibyo